ahubwo mubane umuntu umwe, ubumwe bwanyu buzabe ubuzira uburyarya n'ubuhemu kugeza ku gupfa kwanyu cyangwa Kristo agarutse. Amina. Yewe Pasiteri Nyandwi Yozefu nshingiye kuri mwene data Afrodisi na mushiki wacu Solange bakundanye bakiyemeza kubana, bakaba babigaragaje bambikana impeta, nshingiye ko bamaze gusezerana imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, nshingiye ku mabwiriza agenga umuryango w'abaterapantikote mu Rwanda, nshingiye ku ijambo ry'Imana rigira umwe abashyingiranywe. Nemeje kandi ntangaje ku mugaragaro ko mu izina ry'Imana Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera ko uyu Afrodisi abaye umugabo wa Solange n'uyu Solange abaye umugore wa Afrodisi. Nuko icyo Imana yateranyije ntihakagire umuntu ugitandukanya. Bikorewe mu Nyakarenzo wa 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2018. Amina. Icyemezo cy'uko mwashyingiwe ku izi tariki, hariho n'amagambo nifuza ko mwajya kuyasoma mbere y'uko mujya mu cyumba cyanyu. Mwicara ahantu hamwe nk'uko mwicaranye ku ntebe, mukicara mukaza gusoma aya magambo ari hepfo aha ngaha. Yanditse mu Gifaransa, yanditse no mu Kinyarwanda, ariko cyane cyane ijambo nifuza ko muza kwibandaho cyane rero ni yose. Ndifuza ko mbere y'uko mujya mu cyumba cyanyu muza kubanza mugasoma iyi seritifika kugira ngo muzajye muzirikana ibyo mwarahiriye. Munyakire. Solange yagize ikibazo kuko nize psikoloji ariko ngomba kubahera mukanya turatanga n'ituro yo kubashyigikira kubera ko indahiro yabo iratunezeje. Uyu mwanya kubera ko Afrodisi uyu munsi yasize yiteguye, niyo mpamvu tudashaka kumutindira kuko yabidusabye. Turagira ngo uyu mwanya twongere dore ko hari indirimbo imwe, hanyuma batuzanira cya kibo bakimizanye abageni bahagurutse, hanyuma bagifata mu biganza. Natwe abakristo dushyigikire urugo.
imbere y'abageni natwe duhagaze korali irimo iturimbisha ikorasi twese duhagurutse hanyuma pasiteri washingiye imbere y'abageni natwe nibamara gusaba ku muryango tubona kubakurikira reka dusabe pasiteri wagaruka Imana icyubahiro duhagaze mu gihe pasiteri yazaba ari imbere abandi ubi mubanziriza turaza kugenda inyuma ye tubanza dusenge Imana yose turagushimiye ugize neza kuko wabaye mu ruhande rwacu kandi turagushimiye ko wadushyigikiye Mana inshingano itanzwe mwami kuri aba bana bacu ukomeje kwishorera nuko rero tugiye gutandukana buri muntu ajya aze abandi bakomeje Mana gushyigikira ubukwe ujya imbere yacu Mana kugeza ubwo turi gushyikira mu gicumbi cy'ababyeyi kandi Mana uyu munsi nk'uko wawutugabije ukawuduha burya tuwugeremo umugisha kandi muri iri torero haracyarimo abasore n'abakobwa nabo Mana turagutumyeho kugira ngo basure ubaganirize bagire neza aho uzi uko babigenza Mana urinde kugira ngo bakore ubukwe buzima haleluya turagushimiye twizeye kandi turacu mu izina rya Yesu igitekerezo cyanje aye chenge bisi nuko igitekerezo cyanje Thank you.
nibaza rimwe nabibonye kare mfata umwanzuro wo kugukunda n'umutima n'ubwenge dore nguko uko byaje umutima wanjye uwiharira wenyine byanjemo niyumvamo mpita niyemeza kugukunda nona bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo ayiye shenge bizi nuko igitekerezo cyanjemo niyo ndyamye ntakubonye byanze bikunze ndakurota n'ukuri byanjemo wiyumvamo mpita niyemeza kugukunda nona bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo ayiye shenge biza cyanjemo nuko igitekerezo cyanjemo amasimashi cyane mukomeze muze mu byicaro byanyu mwumvaga mukomeze muze rwose abandimwe n'inshuti imugurure baraje dore abageni beza mugurure baraje itambuka neza maze intugu ziremesha uyu munsi ni uwanyu mugurure baraje umukozi w'umuhanga kandi uri umugabo w'intwari wo kubahwa n'abari mu isi bose abami n'ibikomangoma bakagupfukamira kubera ko uri umwami kandi urashoboye izina ryawe nirihabwa icyubahiro turagushimira ubu bukwe wateguye muri uyu muryango turagushimye cyane mana kuko ubusohoje kuko uri imana ivuga bikaba mana yacu nibubahwe zira ahangaha turakwinjiza rero ngo utwemerere ubane natwe uyu mwanya kandi gahunda zose uzibonekemo ubiyobore bigende neza ubitunganye wiheshe icyubahiro umukiza mwiza ugaragara aha hantu ubwiza bwawe bukomeze buhaboneke kandi uyu mwanya ube wo kugushima no kuguhimbaza kubera ko usohoje ibyo wavuze kandi ukaba usohoje ibyo wagambiriye ureke umuntu wese agira umutima wo kugushima kandi agira umutima unyuzwe imbere yawe kandi yishimire ko uri umunyamaboko uri umunyembaraga ngwino ubane natwe utuyobore ubuyobore bugende neza reka ubushake bw'Imana bubane natwe turabigushimiye ku bw'izina ryawe ryera hino musekewe
byiza Valence murakaza neza murisanga nimwe twari dutegereje mbonye kandi muje mwizihiwe kandi musanganye n'umuryango wari ubategereje kubakira tubanze tubakire ubwo nimwumva mumanuye amakakaraza ku mutima mumaze gushira impumu n'abo mwazanye mubona bamaze kwicara bamaze kuruhuka ubwo muratubwira amagenzi yanyu turagira ngo dukomeze dusangire ku buzima bwacu. Ese ashimwe Pastor Karame abashimiye ndabumva rwose murakoze ashimiye ikaze muduhaye mu cyicaro hateguriye n'abantu rwose beza tubasanganye ubona bakeye ubona abantu muri Kabuye rwose mujyane n'igihe ni byiza mu by'ukuri rero tubatanzi nitwa Nsengamuntu Valence nje mu muryango wa pasiteri bitantunguye kubw'impamvu kandi nkaba nje ntari njyenyine ngiye aho twabanye nabo bahaguruke bose bazamura ibiganza basuhuze. Mu by'ukuri turabashimiye ikaze muduhaye ndabona tumaze kwicara tumaze kubasuhuza mwatwakiriye nawe amazina yanjye tugiye kuganira muri uyu mwanya mutoya. Umuryango rero wa pasiteri bantu ba hano muri Kabuye dufite ibyishimo bikomeye byo gushima Imana ko Imana tugejeje ku mihigo nyayo mu rwego rw'uko tujyanye n'icyerekezo cyo guhiga kandi imihigo twahize tukayigeraho. Mu minsi rero yashize uko mwari mwicaye hano muri uyu muryango mufite imihigo mwari mufite umwana w'umuhungu yabagejejeho icyifuzo gikomeye ashaka ko mwamufasha ashaka ko yatangira n'iki gihembwe cya mbere agishoje umuhigo amaze kuwesa akibagejejeho sinjyewe nkivuga cyane mwaracyumvishe ahubwo mpagurutsa intumwa nziza intore yabutojwe pasiteri araza mu muryango wa Daniel Sibomana asanga natwe turi mu mihigo turi no kwishimira uburyo amatora yagenze amatora y'abadepite atubwiye ati ariko rero nubwo yaje yahagira cyane tubwira ati ni ibiki ati muramfasha muri uyu muryango dufite umwana w'umuhungu atari gusinzira wabuze ibitotsi umugeni yarengutse muri uyu muryango atubwiye ko ari umuryango wo kwa Sibomana Daniel
usanga ari inshuti, usanga ari umuvandimwe, ari ukwisanga. Atubwira ati ariko mumfashije mwakibanza ubwo mfite ubutumwa budasubirayo kandi bwihutirwa, mukwiriye kunyumva. Pasiteri ni umuntu w'umugabo cyane, azi guhakwa, azi kwinginga kandi azi gutitiriza. Rero twabonye uko yitwaye, iyo ngingo y'itwigiri ya mbere turayiga, amubaza se umukobwa arimutse hano muri uyu muryango wa Somana, yitwa nde? Atubwira amazina ye, kubera ko abantu b'abagabo hanini baba bita igihe cy'abana, ariko biba biri mu bitabo. Atubwira ati umukobwa arahari, ariko twe twabona ko akiri kwiga, bati yarangije amashuri makuru umwaka ushize, aturetse ko ategereje ajya ubundi gukomezanya na kaminuza. Pasiteri tumusaba ko rero umukobwa wacu akomeje kwiga, ko azihangana yazarangiza kaminuza akabona kugaruka. Atubwira ati iwacu muri Kabuye naho turigisha abana, ntacyo bitwaye rero twebwe turi hajyamo impaka. Tumubaza amazina y'umusore nawe aratubwira, banyasanga tubabaza niyo umukobwa agejeje igihe cyo kuba yashinga urugo. Atubwira ati imyaka yirashyitse rwose, ntacyo bitwaye. Tubyumvikana pasiteri, mbese pasiteri uriteguye? Ati njyewe iwacu muri Kabuye nta cyabuze, inzi borozi, abatunzi, umusaruro wagera ku isoko, tukabona amafaranga. Muri make turabatunzi, n'inka turazoroye. Ubwo icyo musaba cyose mutwemereye, Iradukunda Solange, nta kindi kabagomba. Umuryango rero pasiteri, nk'uko pasiteri twamutegetse azana, umuha imitobe y'ababyeyi, ayizana yarashyikije, mumuha inkwano ya mbere twari twamusabye, arayizana yashyikije, mumuha inka nziza za kijyambere. Pasiteri adusaba ko rero kugira ngo tumuvane mu bususuru umusurutse, ari uko twazana twamuhekera Solange, tukamugeza hano mu muryango, kubera ko ibisabwa na leta byose twari tumaze kubirangiza, n'ibisabwa n'itorero byose twari tubigejeje kuri gahunda yabyo. Nibwo rero uyu munsi umuryango utekereye rero, iyo twemeye yego yacu ni yego, tugomba gushyitsa mu bikorwa ibyo twemeye, tukajyana no guhigura imihigo twahize. Ibyo mwamuhaye umwayimuhaye niko yabitugejejeho, mwari hano gutya, mwakire ayo mashyi kandi
Yesu ashimwe. ayo mashina mwikabyara turabasuhuza tubifurije amahoro nguyu munsi wa none ihe n'ishema ry'abahanzi turatarabana namwe turatarama dukeshe kandi twese twaje turabasuhuza tubifurije amahoro ngo bashyitsi bahire n'inshuti namwe rubyiruko turabaramutsa amahoro kandi twese twaje mubahaye amukobwa muzima ndabanza mu buryo wenda mu buryo twamureresheje mo bikeya bene namwe murabyirebera Solange yanyweye inka azakomeza kubona izindi asanze. Solange ni umuziranzara ni umuzirankoni mubahaye nta gikomere afite muramubona ni umusore ufite imbaraga tubahaye uzabafasha. Solange yarize nimushaka n'ujya kurangura i Burayi muzajyana nta rurimi atazavuga yarize imana izabaha imbaraga muzakomerezeho yige nande so kwiga ko ntibyo birangiye. Tubahere umukozi nzamuhe inzara amuhe n'umutoto urabona ukuntu ari umwana nyine warezwe neza yanyweye inka yanyweye amata afashwe neza namwe rero nababwira iki niko pasiteri rero turifuza ko urugo rw'abana bagiye gutangira rushyashya rwagira imbaraga. uyu nguyu ni umunani wa Solange umutware Frodisi